ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Ngomba guha agaciro iby'Imana iha agaciro. Ibyo ni byo inshuti zose zikora zita ku byo mugenzi wabo ashyira imbere. Uko ugenda urushaho kuba inshuti y'Imana, niko uzagenda urushaho kwita ku byo yitaho. Ubabazwe n'ibiyibabaza, unezezwe n'ibiyishimisha. Pawulo ni icyitegererezo cyiza kuri iyi ngingo. Gahunda y'Imana niyo yari gahunda ye. Ibyashishikazaga Imana nibyo byamushishikazaga. Pawulo ati, ikintera guhangayika ni uko mbakunda cyane. Iryo ni ryo fuhe ry'Imana rigurumana muri njye. Dawidi nawe ni uko yari ateye. Ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Ni iki Imana ishyizeho umutima kuruta ibindi byose? Gucungura abantu bayo. Ishaka ko abana bayo bose bazimiye bayigarukira. Iyo niyo mpamvu yazanye Yesu mu isi. Ikintu cy'igiciro kuruta ibindi ku Mana ni urupfu rw'umwana wayo. Icya kabiri cy'igiciro ni ukubona abana bayo babwira abandi iby'inkuru nziza. Kugira ngo ube inshuti y'Imana by'ukuri, ugomba kwita ku bantu bagukikije nk'uko Imana ibitaho. Inshuti z'Imana zibwira inshuti zabo iby'Imana. Ngomba kwifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi byose. Zaburi zuzuye ingero nziza z'uko kwifuza. Dawidi yifuzaga kumenya Imana kuruta ibindi byose mu buzima. Iyo abivuga akoresha amagambo nko kwifuza, gukumbura, kugira inyota, kugirira inzara. Umutima we wari waratwawe n'Imana. Yarivugiye ati, icyo nsaba Uwiteka kuruta ibindi ni umugisha wo guhora mutekerezaho, ndi mu nzu ye, nkibera ahari iminsi yose yo kubaho kwanjye, ahora anezezwa ubutungane n'ubwiza bwe butagereranywa. Mu yindi zaburi aravuga ngo, urukundo rwawe rundutira ubuzima. Yakobo yifuzaga kubona umugisha w'Imana ku buryo yaraye yigaragura mu mukungugu akirana n'Imana ijoro ryose. Arangiza avuga ati, sinkure ku rutampaye umugisha. Igitangaje muri iyo nkuru ni uko nubwo Imana ishobora byose, yaretse Yakobo akaba ari we unesha. Imana ntacyo biyitwaye iyo dukiranye nayo, kuko gukirana bisaba kwegerana umubiri ku mubiri, kandi ibyo bituma tuyegera. Ni umurimo usaba imbaraga zose, kandi Imana inanezerwa iyo tuyegereye n'umutima wose. Pawulo ni urundi rugero rw'umuntu wari waratwawe umutima no kuba inshuti y'Imana. Nta kindi cyamushishikazaga. Icyo nicyo yari yarashyize imbere. Nicyo yagendaga atumbiriye. Niyo yari intego nkuru y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu Imana yakoresheje Pawulo mu buryo bukomeye. Uburyo bwo guhindura Bibiliya mu Cyongereza bwitwa Amplified busobanura neza aho Pawulo yivugira iyo nzara y'umutima we agira ati, umugambi wanjye udakuka ni ukumumenya, ni ukuvuga ngo nshobore kugenda ndushaho gushorera imizi mu kumumenya no kurushaho kuba inkoramutima ye, mbona, menya, kandi nsobanukirwa cyane kandi neza uburyo umwami wanjye ari igitangaza. Mu by'ukuri, ubucuti bwawe n'Imana bugarukira aho wahisemo. Kuba inkoramutima y'Imana ni ukubihitamo, ntabwo byizana. Ugomba kubishaka mu buryo watekerejeho. Ese wumva wifuza kuba inshuti y'Imana kuruta ikindi cyose? Ese ubiha agaciro? Ese ubikomeyeho ku buryo wakwemera kureka ibindi bintu? Ubiha agaciro ku buryo wakwemera kwitoza imico n'imyitwarire bisaba? Ushobora kuba warigeze kugira umutima ukunda Imana kera, ariko ubu ukaba warakonje. Icyo ni cyo kibazo abakristo bo muri Efeso bari bafite. Bari barataye urukundo rwabo rwa mbere. Bakoraga ibyo bategetswe byose, ariko bakabikora ari itegeko bitavuye mu rukundo.
niba ugendana n'Imana mu buryo bw'akamenyero gusa, ntibizagutangaza Imana nigucisha mu bibazo. Imibabaro nizo nkwi zicanira umutima ugurumanira Imana, bidutera umwete wo guhinduka ukuri tudasanganywe. C.S. Lewis yaravuze ngo umubabaro ni indangururamajwi y'Imana, ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ngo idukangure mu bitotsi byo mu mwuka. Ibibazo byawe ntubifate nk'ibihano, ni inzogera y'Imana yo kugukura mu bitotsi. Ntabwo Imana ikurakariye, ahubwo yatwawe umutima no kugukunda, ku buryo ishobora gukoresha uburyo bwose bubaho kugira ngo ikugarure mu busabane nayo. Ariko hari uburyo burushijeho koroha bwo guhungiza ikibatsi cy'ubucuti n'Imana. Tangira usaba Imana kubiguha, usenga Imana umunsi wose ugira uti: Yesu mwiza, kuruta ibindi byose nasaba, umpe kurushaho kumenya. Imana yabwiye abanyagano bari i Babuloni ngo nimunshaka mubikuye ku mutima kandi mukabyifuza kuruta ikindi cyose, nanjye nzakora uko nshoboye ngo mumbone. Ubucuti buruta ubundi bwose ushobora kugira. Nta kintu na kimwe gishobora kuruta kugirana ubucuti n'Imana. Ni ubusabane buzahoraho iteka. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo bamwe muri abo bantu bahushije ikintu cya mbere mu buzima ntabwo bazi Imana. Ese aho nawe ntiwaba warahushije icy'ingenzi mu buzima? Haracyari igihe, ushobora gutangira kugira icyo ubikoraho uyu munsi. Wibuke ko byose ari uguhitamo kwawe. Urugero rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.